ntabwo Kristo yatugiriye ku musaraba, ntabwo akubwira yewe nawe ngo tujye ku musaraba kugira ngo dukomeze kuba ibitambo bishimwa n'Uwiteka kandi bibasha gukorera Imana mu buryo bwo hejuru bushimishije Imana. Iki ngiki cy'umubiri ariko hari igitambo gikomeye kidrivinga umubiri n'ubugingo, ni umutima umenetse ucira bugufi Imana, wihaniye ukubaha, ugakoresha umubiri n'iby'umubiri byose ukenera, umubiri ukubaha ubugingo, kuko ubugingo bwaciriye bugufi umwuka, noneho umwuka kamande ituruka ku mwuka ikanyura no mu bugingo, umubiri ukumvira. Petero nta kindi kintu yavuze usibye kudescribinga Kristo. Ikintu yamubwiye ni Yesu, afata Yesu abihurizamo neza. Haleluya, haleluya. Ashyiramo Yesu nyuma yo kuba umutima we waraciye bugufi, nyuma yo kuba umutima we uca bugufi, atangira Imana ituro nyakuri, ayikorera ibyo gukiranuka we n'umuryango we, atitaye ko ari generali, atitaye ku byubahiro yari afite, yaciyaga bugufi cyane. Imana idakiranirwa, itabajije uwo ari we wese, ituma Malayika aramanuka asanga Koroneliyo, iramubwira ngo amaturo yawe, imyitwarire yawe, gukiranuka kwawe byageze imbere y'Uwiteka. Mureke dukiranuke, ntabwo Imana ikiranirwa ngo izibagirwa ko wakiranutse. Numara kugera ku gipimo izakuvana mu ntera imwe ikujyana ku yindi ntera y'umwuka. Aha niho Uwiteka ashaka ko tuba, aha niho Uwiteka ashaka ko tugera. Iyo umaze kugera kurangize kuba igitambo cyiza mu ngingo ebyiri za mbere, irakuzamurika gushyira ku cya gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta kindi Petero yakoze kwa Koroneliyo, ikintu yakoze yamuhuje na Kristo. Maze Kristo kuko yaravuze ngo ni utanga umwuka wera, ni nawe yabwiye intumwa ngo ndagiye, ngo ariko ntago nzabasiga gutya, nzabasoherereza umufasha. Haleluya, haleluya. Imana nyiri ibintu, nyiri umuntu, ifata umwuka wera ikamushyira mu muntu, kubera ko ubugingo bwe bumeze neza bushobora gutunga umwuka wera ntavemo. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga n'ibambe, kandi utinda kurakara, udukunda urwo tutajya tugira kugereranya, urera kandi urakiranuka iteka ryose. Niko wahoze, ni kuri kandi niko uzahora. Urakoze Data ko wemeye kuba Imana yacu. Urakoze Kristo ko wadutoranyije ko tugira abawe. Urakoze kutubumbatira iteka ryose ukadushyira mu gituza cyawe. Ishimwe n'icyubahiro. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo uganire natwe, kugira ngo ututabare, kugira ngo utwigishe, kugira ngo uduhindure, kugira ngo uducure, udukuremo inkamba z'umwanzi na kamere n'ibindi byose bitagushimisha mu maso yawe, kuko Imana ikomeye, kuko Imana ishoboye. Data wera, waravuze ngo ntabwo ujya ukomeza abakomeye, ahubwo ukomeza abo uhamagaye niyo baba ari abanyanteneye. Urakoze Kristo mwiza, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe Data. Urakoze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Akunda Yesu muraho. Twongeye guhura ku buntu bw'Imana. Amina. Igihe iyo umuntu anezerewe, ikibazo ngira, Bibiliya yavuga ngo nunezererwa ngo uraririmbe, ngo nubabara usenge. Rero njya ngira akabazo kamwe gusa kandi Imana izakamfashe. Iyo nezerewe numva ashatse kuririmba kandi ngasanga sinzi kuririmba. Icyo gihe rero Data wo mu ijuru azakimfashe anteze intambwe rwose. Haleluya. Yesu wacu ni mwiza cyane, agira neza, kandi ari ikintu nkunda cyane. Bimwe mu bigwi by'umwami Yesu aravuga ngo muri Yesaya haravuga ngo ni umwami w'amahoro. Amahoro ye rero none kandi akavuga ngo ayo ntanga si abisi batanga, ibyanjye biri ukundi kwihariye, biba kuri level yindi. Hari igihe rero ujya ukumva yakunosheyeho, ukumva karimo karatembera, none nkumva ndashaka kuririmba.
Yesu ashimwe. Ariko nkumva nabyo ntabwo ariko se none ariko bizakunda. Amina. Nibi ngibi tuvuga hano imbere ntabyo tuzi, ahubwo ni uwisi. Haleluya. Twebwe turi ibikombe, tukaba amasahani, tukaba intebe nk'izo ngizo, tukaba ibintu nk'ibi, tukaba mwene nk'ibi ngibi. Nibo turibo. Yesu ashimwe. Haleluya. Akarimbo k'umugabo kari mu giswahili kavuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote, acha kusumbukia ya ulimwengu, ukimpata Yesu umepata vyote. Haleluya. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni nk'imvura. Ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo iki? Ijambo ry'Imana ni nk'imvura igwa ngo ntimanukira ubusa. Urusyo hasi. Naryo rero niko rimeze. Iyo rimanutse ntabwo ryo rimanukira ubusa. Riba rifite impamvu. Yesu ashimwe. Ni ijambo ry'urufunguzo. Ubushize reka dukora akantu ko gusana n'abihuta. Igihe mperuka hano hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4. Yesu ashimwe. Simvuga mu materaniro, ndavuga guhagarara hano. Amina. Hari ku wa 4. Abagize ubuntu bwo kuba twari turi kumwe, hari ikintu twize turakiga, ariko tugomba kubaha ibihe kandi tukagendera no ku gihe uko kimeze. Yesu ashimwe. Iriya nyigisho ntago yarangiye. Amina. Ni uko nayihawe narayigishije, ariko haba hasigayemo akandi gaportion. Yesu ashimwe. Noneho biba byiza ko buriya umwami Yesu ndamubaza nise mvuga iki, arambwira ati rangiza agaportion noneho byibura kiba ikintu gifatika. Yesu ashimwe. Rero ikintu ndi bukore ndakora akantu kihuta kugira ngo mpefeva abantu tutari kumwe, noneho tugire vuba, noneho twongereho akandi n'ubundi ntago biri butinde, noneho kugira ngo tujye mu murongo runaka. Yesu ashimwe. Abo twari kumwe ubushize twize ijambo ry'Imana ryavugaga ngo kuki dushaka gutambira Imana ibidafite agaciro kanini. Yesu ashimwe. Iki kintu twize ubundi burya impamvu twabuze byari rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuki dushaka gutambira Imana ibintu bidafite agaciro kanini, biterwa n'uburyo n'urwego n'icyo umuntu aba yitambira. Yesu ashimwe. Kandi igihe cyose burya umuntu agenda akura ahinduka, agenda akura, ubumenyi bwiyongera, ubuhanga bwiyongera, gusobanukirwa kwiyongera, kandi uko urushaho gusobanukirwa Imana, ukurushaho gusa n'Imana, ni nako ugomba kurushaho kugenda uhindura mu byo utanga, iby'agaciro bigenda uyiha bigenda byiyongera. Yesu ashimwe. Niba mubyibuka buriya hari ukuntu burya duhora twiga. Abana banjye njya ndeba biga muri primaire, ni babiri, umukuru yiga mu wa kabiri, umukurikira yiga mu wa mbere. Noneho hari igihe bajya bazana amakayi yabo, noneho nkareba ukuntu batidufashe, nkarebamo cyane cyane ndavuga nko ku mibare. Akenshi iyo bagiye kubigisha imibare batangirira kuri addition, guteranya. Yesu ashimwe. Batangirira ku guteranya. Impamvu nuko guteranya ari byo byoroshye. Yesu ashimwe. Noneho babavana ku guteranya bakabashyira ku gukuramo. Ndahamya ko abenshi mujya muri zari b'amakayi y'abana bakabigisha gukuramo. Bava ku gukuramo bakabigisha gukuba. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo babahereye ku gukuba byaba intambara.
impamvu bashyiraho gukuba nuko gukuba bamubwira ngo ni inshuro nyinshi zo guteranya. Yesu ashimwe. Noneho kubera ko bamaze kumenya guteranya, noneho bakamubwira bati niba bamubwiye ngo kabiri gukuba kabiri, akuba akabona ntabyumva, bakamukorera agasayiko bakagashyiramo utuntu tubiri, bakongera bagakora kandi gasayiko bakashyiramo utundi tuntu tubiri, utubuwate tubiri, bakamubwira ngo ni utu tubuwate inshuro ebyiri, ngo ni kabiri gukuba kabiri, ngo kuko harimo kabiri, ngo noneho nongera kwigira kabiri, ngo buriya ni kabiri wateranyijeho kabiri bikaba inshuro ebyiri, ngo ni kane. Yesu ashimwe. Natwe rero niko tugenda dukura. Haleluya. Niko twagiye. Noneho bavaho bakajya muri division, bakajya mu kugabanya. Ubwo bikazageraho noneho bikazitwa mathematics, bikazajya no muri za integration. Yesu ashimwe. Rero ni Imana yacu. Niba mwibuka ukuntu twatangiye twiga urya munsi, ndibuka twasomye ku ngoma za mbere, ntago turi buhusome ku 21 umurongo wa 18 kugeza kwa 25. Dusoma n'Abaroma 12 umurongo wa mbere gusa. Twavugaga ku bintu bijyanye no gutambira Imana no kwiha. Yesu ashimwe. Uko dutangira, umuntu atangira akenshi, mureke mbabwire, akenshi tugenda dutambira Imana, tugenda tuyiha ibitambo byacu bijyanye n'uko tugenda tungana. Twatangiriye ku kuvuga uburyo igitambo cya mbere kiriya twavuze na igitambo cy'ibanze, ni igitambo twabonye ko ni igitambo ibintu bifatika. Mureke mbabwire, akenshi iyo tuje guterana, dutangira guterana, burya reka mbaho urugero, cyangwa se ijanisha rinini, iyo tugiye gutura, hari igihe dutura bimeze nk'umuco cyangwa formality, kuko naje mu rusengero reka nture, iyo umuntu agiye mu rusengero aratura. Cyangwa se kanaka barabizi ko naparitse hari imodoka nangwa nagize gute, abantu baratura, nijye utari buture, ngatura. Haleluya. Ngaturira Imana ituro ryanjye, atari uko Imana nyumva, ahubwo nkaritura nyihaye gusa kubera kwanga ko ngaragara uko bitari, kwikavaringa muri society. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngaturira Imana muri ubwo buryo. Reka mbabwire, urumva mu murimo nabayemo wo gukorera Imana, najyaga ngira no mu gihe wenda tukabara amaturo, hakubwo ugera ugasanga mu kiba cy'amaturo umuntu yatuyemo urupapuro gusa. Yesu ashimwe. Ibyo ni ibintu mbabwira nabonye. Umuntu agahaguruka akabona noneho agakora agapretendinga, agahaguruka akagenda agatura ubusa. Ibi mbabwira ni ibintu nabonye kuko ni umurimo nakoze w'Imana. Yesu ashimwe. Umuntu agatura akagenda, ni ukuvuga ngo si competition. Niba nta turo ufite, senga Imana yo mu ijuru izaguha ituro, uzuyiturire. Ariko nta mpamvu, nta gukompetinga, nta gutura kubera ko kanaka yatuye, utura kubera kuturira Imana yawe. Haleluya. Uwo muntu uba uri kuri iriya level ya mbere, aba ari kuri igitambo cye kiba ari gitoya cyane. Yesu ashimwe. Aba ari kiri wa muntu wumva ko yatanze ibintu gusa, noneho ibintu akabitanga atabivanze no gutanga ku rwego rwo mu mutima. Yesu ashimwe. Haleluya. Noneho turagenda, ndagaruka nihuta. Iyo usomye Bibiliya mu bihe bya kera, twanabonye ko akenshi abanyazirayeli nibyo bintu batambaga ibintu gusa, nk'uko wafata inyamaswa ukayijyana bakayitamba, ukajyana ikindi kintu bakagitamba, rimwe na rimwe bikarangirira aho ngaho. Ariko Kristo aho yaziye, yatuvanye kuri ya stage ya mbere, ya indi y'urwego rw'ibanze, atushyira kuri indi stage ya kabiri yisumbuyeho. Abo twari kumwe murahari? Haleluya. Abari bahari mumuzamura amaboko. Amen. Ni bakeya.
ni ukuvuga ngo ijambo twasomye twahereye ku ijambo ry'ifatizo ni ikintu cyabaye kuri Dawudi. Dawudi ubwo yishyiraga hejuru imbere y'Imana akayirakaza, noneho Uwiteka akamanura ikinyafu akamukubitira abantu, inkota irimbura ya Malayika urimbura akamanuka agatangira kwica abantu, kugeza ubwo Dawudi yasabye imbabazi. Noneho ahagaze ahantu aza kubona Malayika amanutse, ari mu kingo, hari muri parisera y'umuntu bita Arawuna, mu kibanza cya Arawuna. Ahagaze abona Malayika w'Uwiteka ahagaze n'inkota, amubonye ku bitasi araramya. Noneho icyakurikiyeho ahita umuhanuzi wari uhari aramubwira ngo ahangaha ugomba kuhashinga igicaniro, noneho ugatambira Uwiteka mu buryo bwo kwicuza no kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Ashatse gutamba cya kindi aho yashakaga gutambira, nyiri cya kibanza aramubwira, agisaba nyiri kibanza aramubwira ati wowe hejuru y'Imana y'abamarayika nabonye w'Uwiteka, aramubwira ati ntago jewe umuntu nkawe w'umwami nakwirwa nkikugurisha, ati ahubwo wowe ndakiguhera ubuntu, ndetse kijyane n'ibyo gutamba ndabiguha, nta kintu jewe ndi butwari wawe. Ariko Dawudi kubera ko yari amaze gutera intambwe mu mutima we, yarazi Imana, arabyanga. Aramubwira ati ntago jewe natambira Imana ikintu kitamvunnye, ikintu ntagize icyuya kimvaho ngo niyo ndangiza mbara icyo njya guha Imana. Imana nubaha, Imana yo kubaho, Imana ikomeye. Haleluya, haleluya. Noneho aho turahava mpise nihuta, nuko byagenze. Ariko Dawudi yatambye ibyo yishyuye byose kubera ko yaramaze kumenya Imana. Haleluya. Noneho tuza no kuhava turareba, tuza kubona ko umuntu agomba gutamba ibindi birenze aho ngaho, birenze ibintu. Ni nabwo twasomye mu Baroma 12 havuga ngo mbese mutambe imiribiri yanyu. Amen. Ibi bitambo bizima bishimwa n'Uwiteka. Turongera noneho turanavuga tuti hazamo ikibazo kinavuga ngo, ndasubira inyuma nihuta, hazamo ikibazo kivuga ngo ubundi gitambo ni ngombwa ko nta gitambo kigomba kubaho. Iki kintu cyiswe igitambo kiba kigomba gupfa. Haleluya. Ndabakorera samari mu batari bahari. Noneho tuti igitambo kigomba gupfa. Amina. Noneho turongera tuhaza ikibazo turibaza tuti se, none se ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Uwiteka, none se tuzitamba kandi dukomeze kubaho kandi igitambo kigomba gupfa? Ni ikibazo. Nyuma twigira imbere twiga, turubona ko umuntu wagizwe n'ibice bitatu, ariko hari iby'ingenzi byihuta cyane biba biri aha hafi bibiri. Haleluya. Noneho twiga ko iri jambo ry'Abaroma 12 umurongo wa mbere bishatse kuvuga kwitanga, tugatamba bya bice bibiri, ubugingo n'umubiri. Yesu ashimwe. Biboneka, bifatika. Ubugingo bwo ntabwo ubona, ni umuntu w'imbere. Yesu ashimwe. Ntago ndi busubire mu burondogozi bwose twakoze, twize dusa naho twiga umuntu uko ameze n'ukuntu afomase n'ukuntu abaho. Niyo yatangiye kubana n'Imana, tubona ko kuba igitambo kizima ni ukumenya guca bugufi akagira ubugingo buramya Imana. Haleluya. Akabiki ubugingo buramya Imana. Turangije twiga, ndihuta duhita twiga ko icyo kintu ijambo ry'Imana ritubwira gukora, nta kintu Imana igibwira umuntu gukora itakoze. Duhita tubona neza copy paste ko Kristo iki kintu yagikoze. Noneho tubwirizwa gukora ibyo Kristo yakoze. Ntago Imana iduhatira gukora ibyo itakora. Imana aho yabaye umuntu yaraje irabikora. Kristo yiyambura ubwiza bw'ubumana yari afite, ntiyabona ko ari ikintu cy'agaciro cyo kubana nacyo. Mu Bafilipi 2. Yesu ashimwe. Ntiyabona ko ari ikintu cy'agaciro cyo yahamana nacyo, arakiyambura, aba umuntu uciriritse, arasuzugurwa kugeza n'ubwo yasuzuguriwe ku musaraba. Aratukwa, aba igitambo kizima. Arangije mwibuke ajya gukora iki kintu, avuga akajya abwira abigishwa be, arabwira ngo
iki ngiki mujye mugikora munyibuka ku igaburo. Yesu ashimwe. Ibintu bibiri, iby'umubiri n'iby'ubugingo. Ngo umugati ni umubiri wanjye, ngo amaraso ni ubugingo. Ibi mujye mubikora munyibuka. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu tujya ku igaburo, nuko Kristo yitambye, nuko izi ngingo ebyiri yazihagazeho. Yesu ashimwe. Ntabwo Kristo yatugiriye ku musaraba, ntabwo akubwira yewe nawe ngo tujye ku musaraba kugira ngo dukomeze kuba ibitambo bishimwa n'Uwiteka kandi bibasha gukorera Imana mu buryo bwo hejuru bushimishije Imana. Iki ngiki cy'umubiri, ariko hari igitambo gikomeye kidrivinga umubiri, ni ubugingo, ni umutima umenetse ucira bugufi Imana, wihaniye ukubaha, ugakoresha umubiri n'iby'umubiri byose ukenera. Umubiri ukubaha ubugingo, kuko ubugingo bwaciriye bugufi umwuka, noneho umwuka kamande ituruka ku mwuka ikanyura no mu bugingo, umubiri ukumvira. Amena, amena. Samari ndayikora, birumvikana? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nuko twabonye, tubona kwitamba tukaba ibitambo bishimwa n'Uwiteka kandi bikora ibintu bifatika, tugaha Imana igitambo kizima. Haleluya. Noneho turabibona, kuko mureke mbabwire impamvu duhagarara ku bugingo cyane, nuko Kristo yaranabivuze. Ijambo ry'Imana ribivuga ngira ngo ni muri Zaburi 51 avuga ngo ngo ntiwishimire ibitambo nabiguha, nabigutambira, ngo ariko umutima umenetse niwo wishimira, niwo Imana yishimira. Nicyo gitambo kizima Imana iha agaciro nimero ya mbere, nk'icyo Kristo yakoze ku musaraba, gituma umubiri utazamuka ahubwo ukumvira ubugingo. Ubugingo kubera ko bwumvuye umwuka. Haleluya. Noneho muri bya bice bitatu ni nk'aho twavuze kuri bibiri cyane. Yesu ashimwe. Ni nk'aho twavuze kuri bibiri cyane. Twavuze kuri bibiri cyane, hari icya gatatu dusa naho tutavuzeho mu rwego rw'umwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo twabonye ko iyo utangira kumenya Imana nk'uko natangiye mbibabwira, uba uri ku rwego rwo gutanga ibintu mu buryo utanaha agaciro, utanubaha n'uwubihaye, utamwubaha, ufite kamere n'agasuzuguro. Noneho iyo ubatangiye intambwe mu rwego rutanga ibintu byawe, utatanze ibintu gusa, watanze n'icyubahiro cyo kuramya. Yesu ashimwe. Ukaba wagiye kuri iyo stage yindi, icyo gihe noneho nibwo utangiye gusa n'umwuka. Na wa muntu wa gatatu, ya ngingo ya gatatu, niho urimo werekera. Uko ugenda urushaho kwegera Imana, niko ugenda urushaho kongera value. Ugomba kugenda wongera value wibikuvaho. Amina. Ugenda wongera value y'ibikuvaho. N'agaciro kawe Imana, agaciro kawe mu maso y'Imana kaba kagenda kazamuka. Uwiteka nta kiranirwa ngo yibagirwe imirimo, adushyira ku gipimo. Uko tuzamuka mu bipimo niko azamura icyo aduha n'uko adufata. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Niko Uwiteka akora. Rero mureke dusome uno munsi, dukomerezemo aho ngaho. Ni ingingo ntoya, ni ingingo ntoya. Tujye mu byakozwe n'intumwa. Tujye mu byakozwe n'intumwa 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. None turangiza dusimbuke dusome
umurongo wa 34 kugeza ku wa 44. Ni ibintu byinshi gatoya, ariko nabuze reka tubisome. Ku bantu basoma Bibiliya ni inkuru izwi, ni inkuru ya Koroneliyo, ni inkuru ya Koroneliyo. Soma mubuzima ya Yesu. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cy'icumi, turasoma n'umurongo waho wa mbere tugere kuri 5, dutaruke 3, 4 tugere 44. Amen. Haravuze ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini, yubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose. Yagiraga ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa Malayika w'Imana yinjiye iwe ko mu isaha ya 9 y'umunsi. Ko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Kandi none tuma abantu Yopa utumira umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Amen. Usome 34. Petero ateruye amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu. Kuko Imana yari kumwe nawe, natwe turabagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu. Uwo mwicishije kumubamba ku giti, uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa 3, imwerekana ku mugaragaro. Icyo akora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba, ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Mana. Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. 44. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Amen. Haleluya, haleluya. Mukomere Imana amashyi. Yesu uri mwiza. Dusome Imigani 23, 24 kugira ngo tugendere icyarimwe. Imigani 23, sorry, ni 23 ngira ngo 23 nangwa 23. No, 21:3, sorry. 21:3. Gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo. Amen. Gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo bizima. Iri jambo uryumve neza, ntago ibitambo ari icyaha. Sinzi niba mwabyumvise, iri jambo muraryumva neza. Gukiranuka no guca imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo. Mubyumve neza iri jambo. Ntago iri jambo rivuga ko gutanga ibitambo ari icyaha, ahubwo iri jambo riragereranya gukiranuka, guca imanza zitabera no gutanga ibitambo udakiranuka. Haleluya. Iki ni igipimo cyo kuri ya level ya mbere. Ibi bitambo birutwa no gukiranuka no guca imanza bitabera ni amaturo. Ni amaturo, ni imirimo yindi
n'ibindi tujya dukora tugaragara mu maso ariko tutaraca bugufi, tutaremera Kristo mu mutima. Iki cya kabiri ntago gikuraho icya mbere, ubyumve neza. Icya kabiri cyuzuza icya mbere, kikigira cyiza, kigihesha agaciro. Murabyumva? Kigihesha agaciro. Iki ngiki Imana irimo ivuga ngo kirutwa. Kirutwa n'iki cya kabiri. Ntabwo iki cya mbere Imana yagikerenseje, yagitutse. Ntabwo yavuze ko ari icyaha, ntabwo yavuze ko kidakwiriye, ariko yagishyize ku gipimo ikigereranya n'icya kabiri. Ivuga ko icya mbere kiri hasi. Kugira ngo icya mbere kigira imbaraga, ni uko icya kabiri gifatana nacyo bikajyana. Gukiranuka ni guca imanza zitabera, umutima w'ukuri, umutima utarenganya ingorwa, umutima utagira ubugome, umutima ukiranuka, ubugingo bwahindutse, ubugingo bwahindutse. Iki gitambo gifatika, iki gitambo cyo Kristo yatanze, gisimbolizwa n'amaraso ye yamennye ku musaraba n'umubiri we yatanze. Ibyo kuri levo ya mbere ngo by'ibitambo nibyo mu rwego rw'ibanze rw'umubiri. Buriya nicyo bivuze, ni kuri levo y'umubiri y'ibifatika bisanzwe. Nkuko nshobora kuza hano mu itorero, nkaza ngasanga hari fundraising, hari n'ibindi, nkaza ngahagarara hano kubera ko mfite amafaranga. Mfite amafaranga, nkaza hano sometimes wenda nkaba mfite hari wenda n'utubazo twanjye dutoya twanzanye, ariko reality nkaba naje kubera ko hari utubazo twanjye twari tuzaniye mfite, hari icyo nkeneye gusa hano. Nkaza ngasanga muri fundraising yo kubaka itorero, noneho nkareba ndi umuntu uzwi, amewere none guy mu gihugu, muri uyu mujyi, mfite status, mfite amafaranga, ndayafite. Ntago nahagarara ahangaha ngo mve hano ngo abantu usanze abantu bakora fundraising ngo mpave n'icyubahiro cyanjye, ngo mpave nta n'ikintu ntanze. Iyo attitude sinzi niba mubyumva. Ntago nava hano nta kintu nzi. Ntago ari uko numva ko ari Imana yo kubahwa, iki kintu ndimo nkora ari cy'Uwiteka Nyiringabo, ariko n'icyuko jewe ndi umuntu kanaka ufite status runaka, ufite amafaranga runaka. Sinzi niba mubyumva. Ngakora mu mufuka wanjye, nshobora no gutanga menshi aruta yanyu mwese. Nshobora kuyatanga menshi aruta yanyu mwese. Mwebwe mukagenda mutanga za 200, mugatanga 10, mugatanga za 50, mugatanga za ngahe. Ariko Data wo mu ijuru yareba rya turo natanze, akabona nta gukiranuka kuririho. Umuntu yishe umuntu, arazana yes, uragenda ukiba, warangiza ugafata n'ibyo wibye, mu byo wibye mu ndonke z'ubujura, ukazikorera ugakuramo icya 10, ukagiterura ukaza kugishyira mu nzu y'Imana. Umukozi w'Imana azagishyiraho ibiganza, kuko niyo mabwiriza ye, azagisengera, kizinjira, kizakora umurimo w'Imana, uzatahira 0, uzaba ugifite 0. Haleluya. Ariko nuzana, niyo mpamvu Kristo yafashe ya dinari yo rimwe rya wa mukecuru akarikuramo, akababwira ngo dore utanze ituro rinini. Ntabwo idinari yo rimwe ryo ryari menshi mu bandi batanze,
nuko yabonye icyo uriya mukecuru yatanze ko ari cyo yari afite. Ni ukuvuga ngo kubera ko nta n'ikindi yari afite, yagitanze yirangije wese. Ni ukuvuga ngo umutima we yawuhaye Uwiteka. Bigaragazwa nta kundi, ntabwo wawukuramo ngo uze uwushyire mu biganza bya Gasigwa. Icyabwira Gasigwa yuko jyewe mukunda nuko hari ikintu cyanjye cy'agaciro cya nyuma natanga ku bwa Gasigwa akabibona n'amaso. Haleluya. Nicyo yakoze. Kristo arangije arababwira ngo dore uwatanze ituro rinini kurusha abandi. Ituro yatanze ryari ryujuje ingingo ya kabiri. Haleluya. Kwitamba. Kandi kiza iyo kugenda wiyongera mu rwego rwo kumenya no kwitamba ku Mana, iyo urenze stage, reka mbabwire, iyo urenze stage yabanzaga yo mu rwego rw'umubiri ukajya muri stage y'ubugingo, ibyo mu mubiri bisigara atari ikibazo kuri wowe. Kubitanga no kubikoraho biba ari ubuntu. It's no longer a challenge. Ntabwo biba bikiri ikibazo kuri wowe. Aha ngaho uba waharenze. Amina. Iyo urenze aha ngaha rero, ubundi uko tugenda turushaho kumenya, niko tugenda ubushobozi uko bugenda bwiyongera, niko ibyo turenze bigenda biba ibinyantege nke, tukabona it's no longer a challenge to me. Ntabwo bikiri ingora, ntabwo bikiri umusozi kuri jye wo kurira aha ngaha. Aha kuharenga ntabwo bikiri ikigeragezo. Amina. So ubushize rero twari aha ngaha kuri uyu wa kabiri, umuntu wamenye Imana, umuntu waciye bugufi. Umuntu waciye bugufi. Iyi nkuru twasomye ya Koroneliyo, niki? Hari ikibazo ushobora kwibaza. Iyo usomye Bibiliya neza, itangira ivuga Koroneliyo, ikamudescribinga, ikamuvuga ukuntu ameze. Iravuga ngo yari umukiranutsi. Yaraturaga. Yarasengaga. Amina. Sinzi niba mbeshya. Bane musubiramo. Hari abanza 10 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Iravuga Koroneli. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo. Icyambere yari umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Icya kabiri yari umunyadini. Amen. Icya gatatu yagusenga, yubahaga Imana nabo mu rugo rwe bose. Wabyumvise? Icya kane yagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Icya gatanu agasenga Imana ubudasiba. Haleluya. We ni Koroneliyo. Koroneliyo yarakijijwe. Umva ukuntu Bibiliya ivuga, iravuga ibigwi bye. Yarakijijwe, yari umunyedini, ukuvuga ngo yajyaga gusenga, yari afite itorero asengeramo. Nkuko jewe nawe twaje gusengera hano muri Betelehemu. Yarasengaga. None nta nubwo yasengaga by'urwenya. Yari serious. Yubahaga Imana. Yaritangaga, yagiraga ituro rifatika. Yaturiraga Imana ye. Si ibyo gusa, yagiriraga neza abantu n'ubuntu bwinshi. Yubahaga Imana nabo mu rugo rwe. Yabitozaga n'abana n'umugore byose n'abakozi, ibyitwa ko biri muri territory ye. Yarakiranutse. Ariko hari ikintu ushobora kwibaza. None se ko Koroneliyo yarakiranutse? Ni iyihe mpamvu Malayika w'Uwiteka yamanutse akamubwira ngo jya gushaka Petero? Hari ikibazo. Kubera iki? Hari impamvu.
yatumye Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Yabonye imirimo ya Koroneliyo, kandi Bibiliya inavuga ngo amasengesho yawe, amaturo yawe yageze imbere y'Uwiteka Nyiringabo. Imana irayabona. Uranturira ukanturirana umutima ugororotse, urankorera ukankorera neza, urahagarara mu byimbo ukanyura, nakubonye. Ariko Imana irangije iramubwira ngo haguruka, ngo shaka umuntu witwa Simoni, ariwe Petero. Impamvu yatumye ajya kwa Simoni ni iki? Cyari gutuma ikintu cyatumye ajya kwa Simoni ni hari impamvu yo gushaka Simoni? Hari impamvu yo gushaka Simoni? Ukoresheje mu buryo busanzwe wavuga ngo nta mpamvu. None se ushobora kwibaza, niko Bibiliya ivuga, ariko why? Haleluya, haleluya, haleluya. Koroneliyo, reka mbabwire ikintu nusoma noneho mu magambo ibyo hagati twabyihoreye kuko ni inkuru ndende. Turasimbuka dusoma noneho uhereye kuri 34. Nusoma neza, mumbabare, reka muyisubiremo rimwe. Pastor uzi gusoma neza cyane wihuse. Wumve ibyo amagambo Petero yavuze. Amaze kuvuga amagambo, ayo magambo, indunduro y'ayo magambo yabaye iyihe? Amagambo Petero yavuze na yahe? Yavugaga iki? Nyuma yo kuyavuga habaye iki? Reka tuyasubiremo. 10:34. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha, uyu ni jewe nawe, agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu, ariwe mwami wa bose. Kristo, aho usubira ngo ivugishije Yesu. Amen. Komeza. Ariwe mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma mu batizo wa Yohana yabwirizaga ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Amen. Amen. Hari ikintu, amagambo Petero, reka mbabwire ikintu Koroneliyo yagombaga cyatumye Malayika amubwira ngo ajye kureba Petero. Na amagambo Petero yabwiye Koroneliyo. Nusoma amagambo Petero, amagambo Petero yabwiye Koroneliyo, Petero nta kindi kintu yakoze kuri Koroneliyo, kuko Koroneliyo ibindi yari yarabikoze, yarameze neza. Ikintu Petero yavuze, yabwiye Yesu Koroneliyo. Petero nta kindi kintu yavuze usibye kudescribinga Kristo. Ikintu yamubwiye ni Yesu. Afata Yesu abihurizamo neza. Haleluya, haleluya. Ashyiramo Yesu. Nyuma yo kuba umutima we waraciye bugufi, nyuma yo kuba umutima we uca bugufi, atangira Imana ituro nyakuri, ayikorera ibyo gukiranuka we n'umuryango we, atitaye ko ari generali, atitaye ku byubahiro yari afite, yaciyaga bugufi cyane. Ariko hari akantu Imana yambwira ngo Uwiteka udakiranirwa, ujye ureba akadupima, akadushyira ku bipimo byacu, akareba ko dushitse. Imana idakiranirwa itabajije uwo ari we wese, ituma Malayika aramanuka asanga Koroneliyo, iramubwira ngo amaturo yawe, imyitwarire yawe, gukiranuka kwawe byageze imbere y'Uwiteka. Mureke dukiranuke. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo izibagirwa ko wakiranutse. Numara kugera ku gipimo, izakuvana mu ntera imwe ikujyana ku yindi ntera. Kristo ikintu yahise akora, kuko yamaze kubona ko icyiciro cya mbere n'icya kabiri yakirangije, yagihagazemo neza, yitambye neza, iravuga ngo ubu mwanya ugeze nuwo kujya ku cyiciro gikurikiraho. Icyiciro cyari gikurikiyeho, kubera ko Bibiliya yari yabirangije, ni ukuzura umwuka wera. Haleluya. Ni ukuzura umwuka wera.
ikintu yakoze ni ukuvuga ngo ahise akora connection gusa. Petero nta kindi yakoze mu maso ya Koruneliyo, yahise aswitchinga. Araswitchinga. Nusoma ngo yuzura, abari baraho bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga mu ndimi. Bari bagiye mu yindi ntera, bavuye muri zimwe ebyiri za mbere bajya mu yindi ya gatatu y'umwuka. Haleluya. Y'umwuka. Aha niho Uwiteka ashaka ko tuba, aha niho Uwiteka ashaka ko tugera. Iyo umaze kugera kurangize kuba igitambo cyiza mu ngingo ebyiri za mbere, irakuzamurika gushyira ku cya gatatu. Haleluya. Nta kindi Petero yakoze kwa Koruneliyo. Ikintu yakoze yamuhuje na Kristo. Maze Kristo kuko yaravuze ngo ni utanga umwuka wera, ni nawe yabwiye intumwa ngo ndagiye, ngo ariko ntago nzabasiga gutya, nzabasoherereza umufasha. Haleluya. Kristo ni utanga umwuka wera. Amina. Niyo mpamvu nta kindi Petero yabwiye Koruneliyo, yamubwiye Yesu. Amubwira Yesu ngo wa wundi ngo wamamajije ubutumwa mu Buyuda yose, Isirayeli yose, wa wundi babambye urya, ngo babambye, ngo bakamwica, ngo agapfa, ngo ku munsi wa gatatu ngo akazuka, ngo yamara kuzuka ngo akihishurira, ngo twebwe twamumenye. Ntabwo Kristo ajya apfa kwibihishura uwo ari we wose. Haleluya. Yihishurira ngo ntago yabamubonye bose, ariko abari kumwe nabo, abigishwa baramubonye. Bari bageze ku gipimo, bari barenze umurongo wa mbere, bageze ku murongo warenze wa kabiri, abashyira mu wa gatatu, arabiyereka, abaha umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Haleluya. Imana igira stage za gatatu, ya gatatu y'umwuka, y'umuntu uba mu mwuka w'Imana. Ubundi iyo umuntu ataragera ku kigero, umwuka wera aba haramugira inama gusa, amubwira ijuru riba rikubwira ngo sigaho, wigira gutya, ibyo ni bibi, ariko abataratura muri wowe. Iyo urenze kuri level za mbere, umaze gukura, umaze kugera ku gipimo gishimishije, data ahita kuzamura akakugera ku rundi rwego, akagushyira mu mwuka wera, warangiza ugatangira gukora ibitashobokaga. Iyo ugeze ku rwego rw'umwuka rero, niho reka mbabwire, mu isi y'umwuka nta bidashoboka. Aho ngaho niho abantu bakorera bamenye Kristo. Yesu ashimwe. Iyo umaze gukiranuka, aba bakozi b'Imana mubona basengera abantu bagakora ibitangaza, baba bari muri urwo rwego. Umwuka wera ntago aba akiza ari umujyanama gusa, aba yaramaze gutura muri bo. Noneho amara gutura muri bo, impano z'Imana zigatangira gukora, akajya ashyira ikiganza ku muntu ngo mu izina rya Yesu, dayimoni agahaguruka. Yesu ashimwe. Iyo ni ukuvuga ngo n'urwo rwego rw'uwo wamaze kuzuza umwuka wera, hari ibindi bitambo ukomeza gutamba, ibitambo ukomeza gutamba, kubera ko Imana iba yagushyizemo umwuka wera, ikakuzamurira impano zayo, ikakuzamurira impano zo gukiza, ikakuzamurira impano yo gusengera abantu, ikakuzamurira impano zo kwerekwa, ikakuzamurira impano izi n'izi, ikakuzamurira impano izi n'izi. Iyo iziguhaye ntabwo uziryamana, urahaguruka ntabwo uryama, ukarara ugenda amajoro, ukakira abananiwe, ukumva bafite ibibazo, ukabarambika ibiganza abarwayi bagakira, ukajya kwa muganga gusengera abarwayi. Cyo ni igitambo data ashaka, yishimira. Umwuka, buri rwego tugeraho tugomba gutamba bijyanye n'urwego tugezeho. Utamba bijyanye n'uko Uwiteka yagushoboje. Iyo uri kuri urwo rwego, guca bugufi imbere y'Imana ntabwo biba bikiri ikibazo. It has been, ibyo biba ari kuvuga ngo wuzuye umwuka wera uzi Imana, gucira bugufi Imana, guca bugufi, icyo ni ikibazo. Icyo ntabwo ari ikibazo ku muntu uzi Imana. Ntabwo kiba kikiri icyo kwibazaho kabiri ngo bambona bate, ahubwo wibaza ngo data mbona ate.
nta kindi ubutekereza ngo data wo mu ijuru ambona ate igitambo. Uraryama warota ukavuga ngo ko ndyamye abana b'Uwimana bameze bate. Nibyo bituma abangaba barara birirwa barwana n'amadeni yo kwishyuriza isari. Ntugire ngo hari ikindi. Akarara yibaza sare ukwezi gutaha hazakura amafaranga ya sare, ariko ntabireke. Agafata amafaranga y'urugo rwe n'abana be n'abandi akaza akayatanga. Ni ibitambo gusa. Kubera iki? Ari mu rwego rw'umwuka. Aratekereza ngo iyo atekereje aravuga ngo data ambona ate. Babana yampaye, babantu be yazanye baza bakamuhabonera ibi nibitagenda gutya data azambona ate. Ibitambo byo ku rwego rw'umwuka. Impano iyo ahagaze hano akareba gutya akakubwira ngo ndabona iki. Kiriya se yamuhaye atagikoresheje se yaba afitanye ikibazo nawe. Ntago ubutanga. Kandi reka mbabwire nanone iyo ugeze muri urwo rwego ntago ari rwo rwego rwa nyuma, kuko umva Paulo yaranditse ngo mujye ngo tamanini ujazo, ngo mujye mwifuza guhora mwuzuzwa umwuka. Uko wujujwe nonaha ntago ariko kuzuzwa kwa nyuma. Hari ukundi kuzuzwa ejo uzazanirwa, hari ukundi kuzuzwa. Reka mbabwire buriya, reka mbabwire, muzi icupa y'icyayi? Icupa y'icyayi murayizi? Teremosi murayizi? Muzi ukuntu ikoze? Igizwe n'ibice bingahe? Teremosi abadamu ntabwo muzizi? Bitatu. Okay, ni bitatu. Ushatse kubidescribe ngo bagira bitatu, ariko reka mbereke. Tumeze nka teremosi. Turi bikoresho. Tumeze nka teremosi. Teremosi igira igice cy'inyuma, ikagira n'akagatima k'imbere. Murakabona? Cya gicupa cy'imbere kiba kibengerana, kitajya gikorwaho. Iyo gikozwe n'akantu gato kirameneka. Murabyumva? Buriya natwe niko tumeze. Buriya ni ubugingo. Kariya gacupa k'imbere kagereranye n'ubugingo. Kiriya cy'inyuma kigaragara kigereranye n'umubiri ugaragara. Yesu ashimwe. Ubuzima bwa teremosi, imikorere ya teremosi, gushimwa kwa teremosi biterwa n'agacupa k'imbere. Iyo kadahoza, iyo kadahoza, kariya gacupa iyo kadahoza, teremosi yawe bari nzima. Ntago kuba teremosi yawe kariya gacupa gafungiyemo karamenetse gahoza, ntago iba ari teremosi nubwo ibisa neza. Ntago ukusa, uko nsa, uko ndeshya, uko ntunze bivuga ubwiza bwanjye imbere y'Imana. Akamaro kanjye ni ubugingo bw'imbere muri jye bufata ubushyuhe. Haleluya. Ubugingo. Kariya gacupa iyo kamenetse, teremosi urayijugunya. Kariya gacupa, reka mbabwire, kariya gacupa ni ubugingo. Kiriya cy'inyuma kigaragara neza, gisa neza, bashyiraho amabara bakagishushanya bakakigira ukuntu, ni imibiri. Ariko kariya k'imbere ni ubugingo butanduye bwubaha Imana. Iyo bwubaha Imana, iyo uri umuntu umeze nka teremosi nzima, Uwiteka Nyiringabo, nyiri teremosi, nk'uko nawe ufite teremosi yawe,
afata amazi ashyushye akashyira muri teremosi. Teremosi kuki ashyiramo amazi ashyushye? Nuko teremosi ye idahoza. Haleluya, haleluya. Imana nyiri ibintu, nyiri umuntu, ifata umwuka wera ikamushyira mu muntu, kubera ko ubugingo bwe bumeze neza bushobora gutunga umwuka wera ntavemo. Haleluya. Umwuka wera, amazi ushyira amashyushye yagiranye n'umwuka wera. Nyiri ukuyashyiramo ni Uwiteka Nyiringabo, ni Kristo. Twebwe tuba turi ibikoresho. Haleluya. Twebwe tuba turi ibikoresho. Iyo teremosi yageze mu rwego rwo kuba imeze neza, nyirayo akayishyiramo amazi akabona ntihoza, aranezerwa agakomeza akayishyiramo amazi. Noneho reka nkubwire, niyo mpamvu nkubwira ngo iyo tugeze no ku rwego rwo kuba dushyirwamo amazi twujujwe umwuka wera, ntago turekera aho ngaho ngo tureke gukomeza kwifuza kongera kuzurwa, kuko ntago teremosi ishyirwamo amazi gusa, ishyirwamo n'icyayi, ishyirwamo n'amata, ishyirwamo n'igikoma, ishyirwamo n'ibyayi birunze mu buryo butandukanye. Murabyumva? Teremosi ishyirwamo n'icyayi, ariko icyayi hari ikibari gishobora kuba uno munsi kuko arakora ibyo gitangira kikaba ari cyamukaru. Uko ukomeza kubana n'Imana neza igashyiramo icamata, uko ukomeza kubana n'Imana igashyiramo icamata kirimo ibirungo, uko ukomeza kubana n'Imana ikajya yongeramo za bizari na za simbizi. Haleluya, haleluya. Niba wajya gusengera abantu ubakozeho, noneho ugasigara uvuga ngo mu izina rya Yesu, noneho ukakomeza byageraho ukajya unyuraho bakagenda. Kuzuzwa ntago bigira iherezo, kuzuzwa ntago bigira iherezo. Uwiteka nuko adushaka, kandi Imana nta, you can't master the Holy God, you can't master. Uko yaguhaye uyu munsi ejo kongera ukundi uko ishaka, kuko ifite byinshi, ibyayi byayo birunze kwishi. Haleluya, haleluya. Uno munsi iguha ikirimo tangawizi kuko wenda kugiha abarwayi inkorora, abarwayi b'inkorora n'ibicurane, aba bagomba kunywa tangawizi. Uwo munsi muri teremosi yawe hakaza harimo ikirimo tangawizi. Haleluya. Waba ufite abarwayi, noneho ufite doze y'abarwayi igifu ikaguha ikirimo amata. Haleluya. Uwiteka nahadushaka, Uwiteka nahadushaka. Ni Imana isobanukiwe, ni Imana yera, ni Imana. Oh, you are holy Jesus. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Baba, tupe kukujua sana, wewe kukumenya cyane, wewe kukumenya Mwana, wewe kukumenya Kristo. Oh, uri Imana nziza, Yesu uri mwiza. Haleluya, haleluya. Naho Imana idushaka, nicyo Uwiteka dushakamo. Ashaka ko tuba ibitambo bya buri munsi, tugakomeza twongera, agakomeza twongera, agahinduranya. Haleluya, haleluya. Imana ikubwira ngo iyi mibiri izabora izapfa, buriya ni nka biriya bifurasiki bya teremosi. Uburi ushobora gufata kariya kantu ko muri teremosi, ufite ahantu ushobora kugafatira ntikameneke, wagashyiramo ikintu gishyushye kigakomeza kigashyuha, ugashyiraho umupfundikizo, kuko kariya kantu ukuntu kaba gakoze ubundi kabrokinga icyo bita heat exchanger. Heat exchanger kugurana kwa temperature yo hasi ya atmosphere temperature na internal temperature muri thermos. Ubundi bashyiramo vacuum, scientifically bashyiramo icyo bita vacuum, creating vacuum hagati y'iriya haba harimo vide. Sinzi niba mubyumva scientifically, na amasomo ya science. Haba harimo vacuum, no haba harimo layer ituma temperature y'imbere idahura n'iyo hanze. Niko biko kiriya kinyuma akazi kaco ni ugufata kariya kantu k'imbere gusa, gucunga umutekano. Umubiri wawe
Imana yaguhaye wowe uhagaze muremure mugufi unanutse munini, wowe icyo kibiri Imana yaguhaye nicyo gutunga umubiri umuntu w'imbere. Haleluya. Inshingano z'uyu mubiri, ubugingo buba mu mubiri, ntabwo ubugingo buba mu kirere. Ubugingo buba mu mubiri, umubiri ugomba kubaho. Niyo mpamvu mureke mbabwire, hari ikintu kiyagi cyateye, ukabwira umuntu, hari ibintu abantu bajya bashyira dariyuti, ibintu bakabyoroshya gusa. Ukabwira umuntu akabubwira atari ko witwara kutariko, ko wambara ibintu bitari byo, kwambara ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ko ukora ibintu bitajyanye. Umuntu akakubwira ngo hakizwe imbere. Seriously? Urabizi ibyo uvuga? Oya, reka mbabwire. Hari n'ikintu umuntu ashobora no kukuburanya. Ushobora no gusoma biri, umuntu ashobora kuza akagucaringira akakubwira ngo none se ku mubiri ngo urambuza kwambara umubiri, kwambara ibi ngibi, ngo none se umubiri n'ubundi ntuzapfa, ngo umubiri uzajya mu ijuru. Ikizajya mu ijuru si ubugingo. Yakuburanya akagutsinda. Abafite logic runaka. Ariko you have to read. Soma ijambo ry'Imana uryumva. Inshingano y'umubiri ni ugufata ubugingo. Kandi uyo mubiri iyo wangiritse ntabwo ubugingo bubona aho bufata. Imana izaguhora kutuma ubugingo bwayo butabona aho bufata. Niki izaguhora? Urafata umubiri ukawushyiramo alcohol, urafata umubiri ukawushyiramo amatabi, urafata umubiri ukawushyiramo ubusambanyi, urafata umubiri ukawambika ubusa, urafata umubiri ukagera uko wiboneye. Warangiza ukavuga ngo nta kibazo ufitanye n'Uwiteka. Ariko mureke mbabaze, reka tugaruka kuri teremos. Yewe mfite teremos yanjye nziza cyane, ifite kiriya gikasike cy'inyuma kimeze neza. Narangiza nkaza ngasanga iri hariya aho nayishyize, nkaza ngasanga wayishwaratuye, wayikoboye, wayikubye, wayikuyeho reya. Gahira ko wangira urankoborera flaska, urayisenya ngo imeneke. Urafata umubiri wawe ukawukobora, ukawusiga amavuta, ugasigara umeze nk'uwakubiswe n'inkuba. Umubiri uzi ko atari uwawe, uzi ko Imana yawuremye kugira ngo ifate ubugingo bwayo, izacyura. Uzi ko umubiri upfuye ubugingo butagira aho bufata, ko Imana idashaka ko ishaka kubaho. Se iyo kasike, iyo pota, iyo frame Imana yashyize, urayisenyera iki wowe? Ko atari yawe, ko tutari abacu ngo twigenge. Haleluya. Niko Yesu ashimwe. Haleluya. Witeka duhe gukiranuka. Mureke dutumbire Yesu. Mureke tumwegera atwuzuze buri munsi. Ajya atwuzuza uko bucya nuko atwuzuza. Akomeza atwuzuza. Ni mugari, ntago twamunanira. Ntibibaho. Ntago ushobora kugera ku rwego rw'uko wananira Imana kuba hari ikintu gishya yazana muri wowe. Ntibibaho. It's impossible. Ntibibaho. Iravuga ngo nk'uko ijuru riri kure y'isi, niko nanjye ntanduka n'imitekerezo byanyu n'imyumvire yanyu n'ubushobozi bwanyu, niko imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye ziri hejuru cyane izanyu. Niyo mpamvu utwo nibaza ni duke cyane. Ibyo Imana ishoboye, n'ibyo ishobora gukora, n'uburyo ishobora kuduhindurira, n'uburyo ishobora kugira gute ukwicara. Oya, Imana ni twebwe tuba kure yayo, ariko ibyo yagiye dukorera it's tremendous. Haleluya. Mureke dutumbire Yesu, mureke dutumbire umusaraba. Yesu niwe gisubizo. Yesu ni umwami, yadukunze tutaranamumenya, aduhitamo, adukuruza umurunga w'imbabazi, atuzana mu nzu ye. Haleluya. Mureke tube ibitambo bizima
bituma duhora twegera. Haleluya. Iyo uri umukozi w'Imana, iyo Imana yakujuje umwuka ikaguha imirimo ugakora, iyo Imana imaze kugushyiramo amavuta, iyo ifashe ya flask yawe ikayishyiramo amazi, ikayishyiramo ibikombe, ikayishyiramo amavuta, ikashyiramo ibyo ishyiramo byose, niyo ibibizi ibyo ishaka kugutuma irabiguha, ukagenda ukabigabura. Iyo ubigabuye nibyo umushumba ejo bundi yatwigishaga avuga ngo ku gicaniro iyo ugiye igushyiramo ikintu ikuzuza ya flask yawe, wamara kuyuzuza ukagenda ukagabura, wamara kugabura ukabusiga vide, ukagaruka ku gicaniro, ukagaruka kwa nyiri teremos akongera agasukamo amazi, ukongera ukanda ukagaburira abantu, ukabagaburira, ukabashyiriramo, ikabirashize, ukongera ugasubirayo ku gicaniro, ikongera ikagusukiramo. None flask yawe si wowe uyishyiramo amazi se? Si yawe, si wowe ushyiramo ibyayi byamara kunywebwa ukabigaburira abantu, bakanywa, byamara gushira ugasubira ukongera ugacanira ikindi ugasukamo, iteremosi yawe igahoramo icyayi. Jewe nawe turi amateremosi, ushyiramo amazi, ushyiramo ibikoma ni Kristo. Iyo tugiye tukabikoresha ya mafurasi yacu bigashyiramo, tugomba gusubira kuri Kristo, tugomba gusubira imbere yayo ku gicaniro, akongera agasukamo, ukongera ukagenda, ukongera ukabikoresha, byashira ukongera ukagaruka, akongera akagusukiramo, noneho ejo akagusukiramo ibindi, ejo bundi akagusukiramo ibimeze ukundi, akongera agusukiramo, aguhindurira. Haleluya. Mukomere Imana amashyi. Nimureke dusoreze hano. Nahise ko ndibugire vuba banza nabyangije. Mumbabarire umuyobozi wa gahunda. Ni ijambo ry'urufunguzo, ariko Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Nimureke tube mu Mana neza. Karibu umuyobozi wa gahunda.